umunyarwanda ngo abafite iyo bajya baragenda bakangera bagasubiramo ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ese by'umwihariko Rocky ni iki kimujyanye muri USA yaburiye mu Rwanda? Wowe kora subscribe, like, share ndetse na comment kuri YouTube channel Mukanzi TV, urabasha kumenya byimbitse, dore ko turi kugenda tugukurikirana ido nido na buri kimwe cyose, ndetse no kujya muri USA kwa Rocky Kimomo mwakunze mwese. Bakunzi ba Mukanzi TV mbahaye ikaze aho muherereye hirya no hino murimo muradukurikirana ku muyoboro wacu wa YouTube. Iyi ni Mukanzi TV, nyita Mukanzi TV, kandi ntiwajye gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo channel yacu izamuke igere ku rundi rwego. Ni wowe ni njyewe ubifitemo uruhare. Yes, ntabwo dutinda cyane, turagenda tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye birimo biragenda bivuga ku mbuga ngurukanabumenyi. Gusa uyu munsi ntabwo tujya mu bintu byinshi, turavuga ku nkuru imwe yonyine. Ni Rocky ni Kimomo ni kimwamwanya, akaba umwami w'agatwitsi, ni rutwitsi, ndetse kandi akaba ari we nyawe. Umwami Rocky ndetse yewe akaba umusobanuzi, umwami w'agasobanuye, sherifu w'umujyi nk'uko akunda kubyivugira, ndetse yewe akaba ari we Kimomo kimwamwanya. Ubu ngubu akaba aherereye muri USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ubu ngubu benshi bakomeza kwibaza bati ese Rocky ni iki by'umwihariko muri USA agiye gukorerayo yaburiye mu Rwanda? Gusa nk'uko mubizi, iyo ni icyamamare, ni legend, ibyo ntitubitindaho ndetse n'uwo kubahwa. Ariko rero ntitwabura kuvuga ko ubu ngubu yambutse imipaka akagirwa Tamasimbi, iyo rirasira, iyo ryahereye, iyo iterambere ryarasiye ryahereye, iyo byeze niko twabivuga, ariko ni iwacu irwa Gasabo birize, ariko hariya ho byahereye kera, ibyo nta wabisiganira, ndetse turebye ku mateka ibyo birigaragarira. Ni nyuma y'uko n'ubundi n'ibyamamare byinshi cyane bigenda bigeza USA cyangwa se mu bihugu bikize by'Uburaya ndetse na Amerika, ariko byaje kurangira n'ubundi na Rocky nk'icyamamare ukunzwe na benshi ku bijyanye no gusobanura amafilime yo gasobanuye, akaba ari muri USA, ndetse kandi akaba ari umwe mu bantu benshi cyane bakunda, kubera yuko akunda impano z'abantu, by'umwihariko ari byinshi azwiho. Icya mbere ni ugusobanura filime kandi neza, ndetse icya kabiri akaba ari umwe mu bakunda impano, by'umwihariko kuzamurana. Iyo mvuze kuzamura mu bijyanye n'impano, benshi bumva Papa Cyangwe. Papa Cyangwe bamumenye benshi kubera Rocky, ndetse ubu ngubu akaba ari umuraperi, ndetse akaba ari umwartiste ukunzwe mu Rwanda kubera ko Rocky yamumurikiye abanyarwanda. So gusa yewe n'abandi benshi cyane, yewe nabo muzi bitwa abakamezi bakamejeje, arimo uwitwa umukamezi wakameje ari we Kadafi, akaba ubu tuvugana nawe yaramenyekanye kubera Rocky. Rero Rocky ni uwo kubahwa. Si ibyo gusa kandi ntitwabura kuvuga ko Rocky ari umwe nyuma y'uko akurikiranweho ndetse azwiho no kubijyanye no kuzamura impano z'abantu, by'umwihariko kumanaginga abahanzi ndetse n'abanyempano batandukanye kugira ngo bibagirire inyungu. Akaba ari umwe mu bafite ukuboko kunini muri filime nyarwanda cyangwa se muri filime muri rusange, nyuma y'uko tumuzi mu gisata cyo gusobanura filime z'imvamahanga cyangwa se zivuga mu kindi kirimi, ariko yaje no kugaragara mu bamwe batangije filime yitwa Umujinya w'umusirikare, ndetse iyo akaba ari filime yiwe bwenyewe ye bwite.
aho yasohoye ijwi rye muri filime asobanura cyangwa yongeramo inyunganizi ye. Abantu ntibasakara ntibaba bakeya kuyikurikirana, bayihundagazaho amavi yuze reka sinakubwira. Uyu muhungu, uyu mugabo arakunzwe. Gusa icyo nakubwira nuko ubanza gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ubanze wumve icyo byose bihatse kujya muri USA, kumubona ku mafoto agiye atandukanye yifotozanyije n'abajejeta faranga, ndetse nyuma tukabona yifotoreje ku ndege z'intambara za USA. Rocky Kimomo ndetse akaba azwiho nka sherifu w'umujyi. Kimomo Kimwamwanya akaba ari umwe mu bazwi cyane mu gusobanura filime ndetse akaba akunzwe cyane. Ubu akaba aherereye muri USA, ndetse ku munsi w'igicamunsi yagaragaye yifotoreza ku madege y'intambara za USA, zimwe bamwe bakunda kwita Sukhoi ndetse na za Cyabakanga, kajugujugu z'intambara, indege zigiye zitandukanye ku bibuga bigiye bitandukanye. Benshi bakomeje kwibaza ati ese uyu mugabo ko yari asanzwe ari umusobanuzi w'amafilime, by'umwihariko twaba twarumvishe inkuru giturumbuka ngo yagiye muri USA hanyuma yuko channel yiwe ibaye demonetized, ndetse akaba ari inkuru bose badahagaze kuko Rocky ubwiwe atigeze abitangaza. Ibi ni bimwe bigenda bitambutswa na bamwe mu bamotari bo ku mihanda, ndetse amakuru y'umwihariko azagenda atambuka kuri Mukazi TV tukaba tugenda tuzayabagezaho. Si ibyo kuza kandi abaraguzi b'umutwe bakomeje kuvuga yuko Rocky nubwo ari USA gahunda ya filime ayikomeje cyane, ko ariho benshi bamuzi ndetse ariho benshi bamukundiye. Benshi bakomeje kwibaza ngo niba ari kugaragara mu ndege z'intambara za USA, indege za kajugujugu z'intambara, ntiyaba yakomeje gahunda yo gukomeza filime nk'uko yari yaratangije filime yitwa Umujinya w'umusirikare. Twabonyemo ibyamamare bigiye bitandukanye, ndetse yewe n'iyo filime irakundwa ndetse iranagurwa, ndetse yewe ibi nibyo benshi bari kugenda baraguza umutwe bavuga bati uyu mugabo nubwo yagiye muri USA sindonka asaka. Leta zunze ubumwe nubwo yagiyeyo ntacyo yagiyeyo gishyashya agiye gushakayo, dore ko n'ubundi mu Rwanda ntacyo yahaburiye, asanzwe ari umusobanuzi kandi ukunzwe, ndetse binamutunze atunze n'abandi kuzamura impano byabo by'umwihariko, ndetse bikagira umusaruro ku giti cyabo ndetse no ku giti cyiwe. Uyu mugabo Rocky Kimomo yagaragaye ku ndege za Sukhoi, kajugujugu n'izindi zigiye zitandukanye n'ahantu henshi, by'umwihariko kugaragara ari kumwe n'abajejeta faranga. Byakomeje kuvugisha benshi cyane, gusa babashishikariza gukina Green Card avuga ko ariyo yakinnye. Ese nibyo cyangwa si byo? Tuzategereza we abyivugire uko yagiye muri USA, niba yarakinye Green Card cyangwa se niba byaramusabye kugura visa nk'uko n'abandi basaba igishoro cyangwa se akazi runaka bagiye gukorera muri USA, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu bindi bihugu bisanzwe bakabemerera visa no kubayo no gukorerayo. Iyi ni Mukazi TV, tuzagenda tubagezaho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Niwite